Akakweto karanyeganyeza itorero kabisa. Umunsi ndi mu mavuta. Ndi mu mavuta uyu munsi. Ndi mu mavuta rwose. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sema haleluya. Amen. Murakoze kapatire pastor wacu turabona ageze hano imbere undi atumereza iterano. Haleluya. Amen. Kugira ngo amen. Amen. Amen cyane. Amen. Amen. Ibintu byo guhimbaza Imana, Imana irabikunda cyane. Amen. Ikintu Imana yanga ni ibyaha. None ibyaha by'ubujura, ibyaha by'ubutekamutwe, ibyo bintu Imana ibyanga kubi. Imana ibyaha by'ubujura ibyanga kubi. None se ikibazo hagati ya Pawulo uvuze ngo Imana yanga icyaha n'abajura. Tuzi ko Yesu Kristo si umwana w'Imana. Ni umwana w'Imana. Bamubambanye ku musaraba hagati y'ibisambo bibiri. Yabyaha akemera kujya hagati y'ibisambo bibiri gutera umwana w'Imana kandi abyaha. Umwana w'Imana aho ngaho uraboneke. Aho ngaho murabona ko umwe muri mwe gatangiye gukorerwamo n'umwuka. Mureke mbabwire none burire. Ibisambo bibiri byarambanywe na Yesu. Bira bisambo byari birimo ibice bibiri. Ibice bingahe? Bibiri. Harimo igisambo kibaga kigatanga icyacumi. Nzatanga icyacumi. Akaba muri ikindi gisambo kibaga nigitanga icyacumi. Noneho rero icyo ngicyo Yesu yabwiye ko bazabana muri paradiso ni icyatangaga icyacumi. Icyacumi. Amen. Amen. Tumaze igihe rero tudasenga. Ariko tugiye kwihana. Sibyo? Ngiye gusenga gatoya. Gatoya cyane. Noneho turahita buri umuntu wese arajyaza hano abyacira mu ijuru. Imana ikomeye cyane. Iyi si tuyibabarizwamo. Nuko utayibamo ntiwayimuramo n'icyumweru. Kubera ko turakodesha kandi turi kwisi. Iyi korona y'virusi yaratuzengereje. Ariko tuzayitsinda mu izina rya Yesu. Ndabisenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ndigusenga rero muri aka kanya ndereke. Ndabonekewe. Mbonye ibintu by'ibitoki ibintu ariko nyine turaza kubireba neza. Ibitoki. Umwuka wari araduhishurira kugira ngo araduhishurire. Araduhishurira. Amen. Amen. Noneho wa mbere ajya gutangira aze yature. Amen. Jesus is Lord. Kuyibona. Ntabwo wasomanye. Oya ntanukijamene. Ariko uriyibona. No. Kugira ngo mbabarire. Imbabarire rwose. Sharimani kubabarire. Amen. Amen. Uri Imana irakomeye. Nanjye ngiye kwatura ibyaha byawe. Ariko Imana ibabarire. Imana ibabarire umwana w'abandi naraye nsomye iri joro. Yesu. Nari narihanye gusomana ariko byangendera umbabarire. Mana wiha ariko nari najya mu byo gusoma. Kamere ku bitoki. Bya gitifu wacu ariwe pasiteri w'uturi hano. Naratize rwose amaturo. Ibitoki byanjye se? Oya Agakiza twagashyira hasi. Oya agakiza twagashyira hasi. Twagashyira hasi. aho gutangura mu mapoto. Tangura mu mapoto reka amaturo. Cyangwa kubabarira. Okay, atura ntari. Bose mwami Imana. Ari umusaza uri kundeba igitsura, umusaza nzapfurunda igitoki cye narakiriye, umugore naramusigaranye, umwana wa gatatu. Umugore wa nta bantu barwanira nafunzwe amezi 6 umugore wanjye arambujyanye nura mwana wa gatatu si wanjye ninjye yaramvunye kandi ngo nuwe ibyo bintu hano mu rusengero yaranyibye ariko ku musengero
imana ibiri kutwumva bakristo imana iratwumva bankubitira mu rusengero kuko ngo ntabwo ari inzu nk'izindi ngiye rwose mumbabarire kwatura ndabiretse niba Noneho- uvuze ibi ngibi mukanigagura ibisigaye noneho byo mwananyisha rwose ngiye mbivuyemo Noneho- niba n'ibisi nzagaruka mu rusengero Yesu tuza icyazwe nabemereye ntacyo ndi bubahe noneho rero ukuntu ibintu bimeze uyu nguyu niwe wari umaze kwatura wakatuye kandi buriya nta muntu udakora ibyaha ibyaha wasanga rero nawe warakoze ibyaha biruta ibye kamanga wature iratubabaza twese yewe ndi kubyumva pastor umwana w'umuntu ni umuntu nawe wakora ibyaha turabona nanjye kamere yari ije kubera ibitoki byanjye n'inkingi byose umwana w'imana atura rwose wature ibyaha byawe turabisubiramo nanjye ubu ndumva nsubiye mu mavuta rwose haleluya rwose haleluya nta mina muri kurinda abantu mana yanjye rwose umbabarire kuba nari nize umuntu mu rusengero mana rwose umbabarire nari nize umuntu aka kanya hano mu rusengero imana ikubabarire nanjye ndakubabarira mana umbabarire rwose irasambu mwemo nayo inyaze umuntu imwe ya mukuru wanjye mana rwose umbabarire ziriya nka mfite ntabwo zari izanjye kubabarira nta ribi mana rwose umbabarire rwose imyanzu nubatse ntabwo harimo kwanjye mana rwose wihangane uzabatemba ubihakana mana we wihangane wa mugore mfite na mana kandi ikindi wihangane amafaranga afite mu mufuka nayo ntabwo yaraya rwose mana umbabarire bari abana nabyaye nk'abihakana mana umbabarire rwose ziriya ngana zo ntabwo zari izanjye mana umbabarire ari amashyamba yose nageze ntabwo yari ayanjye ndahari numva mana we umukozi w'imana yakoze umagiye usigare mu rusengero ngenda nitaye ntabwo ari rwose nateye amada umusaza ibya Yesu n'ubundi bijya barambirije abarambiye batashe njye nabibabwiye rwose bose barashoboye mu kumva narengera urusaza buriya buriya urusaza rufata abagore abandi rukabajyana mu buzima nababwiye ibya Yesu bijya barambirije ntabwo ari ibya Yesu n'iby'igisambo ubundi Yesu bijya barambirije abarambiye bataje ubundi iki gisaza amambere nagikokoye ibitoki ndacyemeza ku nshuro noneho ibyo afite byose n'ipantaro ndayijyana biza watura ariko Oh, no, 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 no. akabenzi umunsi nda yaye ubanza nawe umutekano biratanga by'ijoro ubundi umusaza cyangwa byose ntacyo namusigira bashaka se nanjye nshaka nakitaye cyari kirashinga kirarangiye muzehe cyatura ibyaha byawe Yesu iminsi itatu cyatura ibyaha byawe ye babo mba muzehe rero umubwire uracyatura ibyaha byawe n'ubundi imana ntiyakubabarira no mu ijuru ntuzajyayo Yesu reka no mu ijuru ntuzajyayo ahubwo inama ngiye kugira nk'umukozi w'imana uri mu mavuta apana amamesa apana ubuto apana y'igihwaga atura ariko watuye wakamije No, 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 no. yiganyira ibituro by'imana wenda imana ikubabarira haguruka watuye n'ubundi rwose ifaranga imana zagisigaye ziturisha ku ngufu amafaranga se hanyuma se ni cyangwa cyanjye cy'ubutaka imana sijya guturamo kwanjye ariko umusaza amafaranga n'ibyangombwa njye nabitwaye nabonye ibyangombwa ibyaha yakoze birenze igipimo gerajyaga nk'ibyaha n'amafaranga se ese wibye ntiwatanga n'icyatsi ntiwatanga n'icyatsi no reka nze nyabaye rwose